Adamu wa mbere Adamu wa mbere yararemewe kubaho mu isi idafite ibibazo. Adamu wa mbere yaremewe kubaho mu isi idafite ibibazo, mu isi idafite inzara, mu isi idafite kurwaza, idafite gupfusha, idafite gusonza, idafite kwambara ubusa, idafite gukena, idafite amakuba y'uburyo bwose. Design ya Adamu wa mbere ikoze ku buryo abaho mu isi idafite icyaha, mu isi idafite ibibazo. Ngira ngo natwe mujya mubyiyumvamo cyangwa se mukabyibonaho uburyo dushaka kubaho mu isi idafite ibibazo. Iyo nyine ni nature yacu. Kuri Adamu wa mbere twese tuvuga twaremewe kuba mu isi idafite ibibazo. Ni gutyo Imana yari yaremye Adamu kuba mu isi idafite ibibazo, kuzasanga ariyo nyota ugira kuruta izindi nyota zose zo mu buzima. Wifuza kubaho nta bibazo bihari, utarwaje, utapfushije, utashonje, utambaye ubusa, udafite. Ni gutyo byari byubatse. So rero Adamu wa kabiri Imana imurema, cyangwa se reka bivuga ko imuremera mu nda ya Mariya, yari afite design, yari afite imiterere yo kubaho mu isi ifite amakuba, akagira amahoro mu makuba. Donc yararemewe mu buryo bubasha gucalenginga, guhangana, kwihanganira ibibazo byose yagombaga kunyuramo byo muri buno buzima, kugira ngo akunde acungure Adamu wahuye n'ibyo bibazo atari yiteze. Turasuhuje inshuti mukundwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe nuko mwongeye gukurikirana chaîne y'inyubako y'agakiza, aho twifuza gukangurana kugira ngo tumenye ibikwiriye mu gihe cyacu cya none, kugira ngo mu gihe kizaza twe kuzakorwa n'isoni z'ubutamenya. Tunejejwe no kubana namwe twaganiriye ku byerekeranye n'urufatiro rw'inyubako y'agakiza. N'uyu munsi tugiye gukomeza ku rufatiro rw'inyubako y'agakiza, tukiganira ku ikiraro kimwe cyonyine kiriho cyongera guhuza umuntu n'Imana. Kuko umuntu yahoranye n'Imana aza gutandukana nayo kubw'ibicumuro, ariko Imana yongera kumushaka ngo yiyunge nawe. Ibyo rero byakozwe n'Imana, natwe tugira uruhare rwacu. Ariko iyo bitumvwa bityo, iyo bidatekerezwa bityo, ahari umuntu agira ngo kubaho kwe nta gisobanuro bifite, cyangwa se nta kigamijwe, kandi nyamara kubaho kwe bifite igisobanuro gikomeye cyane ku Mana, kandi Imana ifite intego, kandi natwe ubwacu dufite inshingano niba dushaka kumvira, kuko nibwo tuzahirwa. Reka rero dusengane hanyuma tuganire ku by'uru rufatiro rw'inyubako y'agakiza tugikomeje kuganiraho, ku bw'iki kiraro kiriho cyashyizweho n'Imana. Umwami Yesu aguhire, ntuze gucikwa rwose. Kandi ukireba video zacu, kora subscribe, kanda ku nzogera urimo ubona aho ngaho kuri video yawe, kugira ngo ukunde ubone video zacu ku gihe, kandi telefone yawe kumenyeshe ko video twashyizeho izindi, kugira ngo turusheho gufashanya kwihutisha ubutumwa bwiza bw'ubwami, kugira ngo ahari niba hari abaguye mu mutego wo kuyoba, wo kutamenya, wo kuba mu rungabanga, abo bose batarurwe n'ubuntu bw'Imana n'umwuka wawe udukangura. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu kuko dukunda kandi ukatwitaho. Tugushimiye ko tugenera ibyiza byose databuja mwiza, hatabuzemo na kimwe, kugira ngo dukunde tubone ibidukwiriye byose byo kuzatubashisha kugera imbere yawe. Turagushimiye ko turinda ukatubungabunga, ari twebwe ari abagukunda bose, kandi ukatunyuza mu bihe bitari bimwe kugira ngo twimenyeshe icyubahiro n'ikibi cyawe. Turaguhendahenda rero kugira ngo ugomeye kuduha uyu mwanya wo kuganira, umwuka wera yururukire kugira ngo abumva bose natwe abatanga dufashirizwe hamwe n'uwo mwuka w'ukuri, kugira ngo tubashe kumenya ibyo ushima n'ibyo ushaka kandi tubigenderemo. Urakoze kuko ugiye kubana natwe, aho imbaraga z'Imana zikomeze kutugotera mu buntu bwawe ku bwa Yesu Umucunguzi. Amen. Nongeye kuguha ikaze rero wowe nshuti mukundwa, ukundwa n'umwami wacu Yesu Kristo cyane cyane cyane. Tunejejwe no kubana nawe ku nyubako y'agakiza. Video yacu iheruka twavuganaga ku byerekeranye n'umwami wacu Yesu Kristo, uburyo yagaragaye aje ari undi Adamu, kugira ngo Imana ibone urubyaro rushya ruturutse muri Adamu n'ubundi, ariko atari nka Adamu wa mbere, ahubwo ari Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere we yatubyaye mu buryo bw'umubiri, ari byo byatumye natwe ubwacu duhinduka ubugingo buzima nkawe,
ariko noneho Adamu wundi we aje aza tubyara mu buryo bw'umwuka, kuko we yari umwuka utanga ubugingo. Ibyo byatumye natwe tuba abana b'ubugingo, abana babyawe n'Imana ubwayo, abana bafite ubugingo buzima cyangwa se ubuzima buzima, ariko bwiyongeraho n'umwuka muzima, kuko umwuka wacu uba muzima cyangwa se ugira ubuzima igihe cyose wamaze kuba liye, wahujwe, wabyawe, kuko ubwa mbere umwuka wacu tumaze gucirwaho iteka muri Adamu wa mbere, umwuka wacu watandukanye n'Imana, bituzanira urupfu rwo mu mwuka, ariko ubu ngubu tubasha kongera kubeshwaho n'ubugingo bwa Kristo witanze kugira ngo umwuka w'Imana yongere abe muri twebwe, twongeye kuvuka bundi bushyashya, kuko ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, Imana yongeye kuduhindurana bazima na Kristo. Kongera kubaho kwacu ntigushoboka hatariho Kristo, kubera ko Kristo ni Imana ubwayo yambaye ishusho y'umuntu kugira ngo ikundire nk'abantu bongere bayigarukire umwuka w'Imana we muri twebwe. Reka tudatinze tuganire kuri uwo Kristo n'ubundi wakoze uwo murimo, aho turi buze gusoma igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza. Ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, nabyo ni ubutumwa bwiza, aho Pawulo yanditse avuga ngo Pawulo imbata, ni igice cya mbere mpereye ku murongo wa mbere w'urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma. Pawulo imbata ya Kristo, wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirije ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, bivuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamwa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe dusheje igikundiro no kuba intumwa. Imana itugiriye neza. Ndashaka kugarukira aho ngaho kubera ko nshaka kuvuga iby'ubwo butumwa bwiza Pawulo yari atangiye ashaka kubwira itorero ry'i Roma, avuga iby'ubutumwa bwiza bwavuzwe kera mu kanwa k'abahanuzi, ibyanditswe mu byanditswe byera. Ibyo Kristo ntabwo ari impanuka, byo ntabwo ari ibanga, kuko uruhererekane rw'imibereho y'umuntu ruplasa cyangwa se ruha umwanya Kristo mu buzima bw'umwana w'umuntu, kuko indi mibereho yabayeho itabashije gushyikira Imana. Ibyo umuntu yakoze ubwe kugira ngo akunde atungane, kugira ngo akunde abe mwiza, byagaragaje intege nkeya, byagaragaje ko bidashoboye, byagaragaje ko nta hantu byabasha kumugeza. Umwana w'umuntu hari igihe cyabayeho amaze gusobanukirwa ikibi n'icyiza, ategekwa n'umutimanama. Umwana w'umuntu uko gutegekwa n'umutimanama kwe kuza kumusohoza mu gihe cy'umwuzure, mu gihe cya Nowa, aho Imana yitegereje kwibwira ko abantu ikabona ni kubi, n'imitima yabo igambiriye ibibi gusa. Umwana w'umuntu yategetswe n'ingoma z'abantu mu gihe cya Nimurodi, ubwo abantu bashaka kwibumbira hamwe ngo bakore umudugudu we gutatana, bamwe bakore bimwe nk'iby'isi ya none ifite. Ariko ubwo butegetsi bw'abantu buza kurangira n'ubundi bugeze ku gutandukanywa kw'indimi mu gihe cya Babeli, igihe bayubakaga mu cya 11 cy'itangiriro. Ibyo mvuze hari n'ikindi gihe cyabayeho, abantu batangira kuyoborwa n'amasezerano y'Imana, ariko abantu nabo ntibakunda gutegekwa n'amasezerano. Nicyo mvuga, ntibakunda ubuntu bw'Imana ihamagara, ahubwo bashaka gutsindishirizwa n'imirimo yabo. Ibyo biza kuza kubasohoza ku musozi wa Sinayi, aho abantu iryo sezerano ry'ubuntu ry'Imana ihamagara, ry'Imana itoranya, riza kuza gusimburwa n'isezerano ry'uko umuntu atsindishirizwa n'imirimo yakoze ku musozi wa Sinayi. Umuntu yakwitondera amategeko y'Imana bikamuzanira guhirwa. Ariko ngira ngo iryo bifuje naryo muzi ko byarangiye n'uwarihawe Mose atageze mu gihugu cy'i Kanani, ngo byerekane ko imirimo itegetswe n'amategeko nta muntu ubasha kuyisohoza. Nka Mose wari hejuru, ntabwo nawe ubwe yabashije gusohoza iby'amategeko. Ibyo rero byatumaga Kristo abona umwanya. Imana yacu ishimwe cyane. Byatumaga umucunguzi abona umwanya mu buzima bw'abantu. Imana imusezeranya uhereye kera kose, imusezeranya Eva, Adamu agikora icyaha, Eva ko mu rubyaro rwa Eva hazaboneka nk'uzamena inzoka agahanga. Imusezeranya
Aburahamu imusezeranya ba sogokuruza bacu bagiye babanza kugira ngo yerekane ko Kristo agomba kuzabona umwanya mu buzima bwacu. Rero ntabwo ari ikivejuru, ni impamvu mvuze kuri uyu murongo Kristo afite umwanya, umucunguzi afite umwanya mu buzima bw'abantu, kuko niwe wagombaga kugarura urubyaro rwa Adamu rwari rwononekaye, akarugarurira Imana, agacungurira Imana abari mu isi, akishyura igihano giterwa n'ingaruka y'icyaha, ndetse akanagura urubyaro ngo arusubize mu mwanya rwahozemo. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Rero ubwo butumwa bwiza buvuga ibya Kristo wagombaga gukomoka mu rubyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri. Naho ngaho duhereye, kuko kugira umubiri kwa Kristo ni ikintu cy'ingenzi tudakwiriye kwirengagiza. Mesiya yagombaga kwambara umubiri w'umuntu. Ibyanditswe binamuvugaho muri Luka, yagombaga kuba ari urubyaro rw'umugore. Ni ikintu cyumvikana, kuko ngira ngo muzi ko Yesaya ahanura mu gice cya 7 yavuze ko ari umwari uzasama inda. Ni ukuvuga ngo yagombaga nyine kuba ari umwana w'umugore, umwana wakomotse ku mugore. Umwari rero yagombaga gusama inda, uwo mwana agakomoka mu rubyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri. Kristo rero, uwo Kristo wacu yaje akomoka mu rubyaro rwa Dawidi, mu rubyaro mu nzu ya Yuda mu buryo bw'umubiri, kuko no mu nama y'agakiza Yohana byitegereza, kuko ibyahishe bivuga ibintu byabayeho tutabashije gusobanukirwa, bikavuga ibintu biriho tutabasha gusobanukirwa, n'ibintu bizabaho tutabasha gusobanukirwa atabonetse ryo hishurirwa. Mu nama y'agakiza rero nibwo Yohana yitegereje, agiye kubona abona intare yo mu muryango wo kwa Yuda. Ni ukuvuga ngo ibyo mbivugiye kugira ngo twumve ko Kristo n'ibindi byinshi ntiriwe ndondora ngo mvuge ibya Aburahamu, uburyo Imana yamusezeranije ko muri amahanga yose arimo azaherwa umugisha, ngo ivuge ibyo kuri Isaka, ko kuri Isaka ariho urubyaro. Ni byinshi, ntabwo nshaka kubitindamo ngo mvuga abantu bose bagiye babibwirwa, gusa ndashaka kwivugira ko Kristo yagombaga kuba akomoka mu rubyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri. Ibyo rero byahamijwe mu gihe cyabyo. Pawulo ahishurirwa yandikira Abafilipi aravuga ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ariko ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Aya ni amagambo aboneka mu butumwa bwiza, aho Pawulo yandikiraga itorero ry'i Filipi mu gice cye cya 2 ahereye ku murongo wenda navuga wa 6, kuko amaze kuvuga wa 5 yaravuze ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Mu 6 avuga ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ariko ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, yambara akamero k'umugaragu w'imbata, afata nature, afata kamere, afata akamero, afata imimerere y'umwana w'umuntu, asize ubumana mu ijuru. Kuba Kristo yaje afite umubiri ni ikintu cy'ingenzi cyo kwitabwaho. Ngira ngo muzi ko mu gihe cya Yohana amaze kuva i Patimo, yageze muri Efeso, asanga inyigisho zavuga ko Kristo yaje adafite umubiri. Mu gihe cya Baserentusi atangira kwandika aravuga ati, bana bato nakagira umuntu bayobya, umuntu wese uba Kristo aje adafite umubiri ni antikristo. Kubera ko kwambara umubiri kwa Kristo ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri twebwe abantu babyawe na Kristo mu buryo bw'umwuka. Icyo mvuga ngiki, ari Yohana ari Pawulo, bombi bavuze kuri iyo ngingo yo kuba Kristo yaraje yambaye umubiri. Impamvu ni iyi, impamvu ndacyari ku butumwa bwiza buvuga ibya Kristo, bivuga iby'umwana w'Imana wavutse mu rubyaro rw'umubiri, avutse mu rubyaro rwa Dawidi, wavutse mu buryo bw'umubiri, wavutse mu rubyaro rwa Dawidi. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Noneho hano icyo mvuga ni iki ngiki, kwambara umubiri kwa Kristo, icya mbere kwari ukugira ngo abanze ageragezwe, anyure mu nzira nk'iz'umwana w'umuntu wese anyuramo. Umwami Yesu ntabwo yaje ngo ahita atangira gukora umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza no gucungura umuntu, no, ahubwo umuhamagaro wabaye nk'umuhamagaro w'abandi bose, kuko ngira ngo muzi ko yagiye kubatizwa amaze imyaka 30 avutse, kuko nyine byagomba gukurikiza umuhamagaro nk'uw'abandi bose. Yaje yambaye umubiri, afite ubumuntu, ubumana yabusize mu ijuru, agira ngo aduhe icyitegererezo. Imibereho ya Kristo mu isi ni icyitegererezo cy'umuntu uri kumwe n'Imana. Ntabwo twabashije kubona Adamu igihe kirekire, igihe Adamu yari ari kumwe n'Imana, agendana n'Imana, yumvira Imana, ariko nyamara twabashije kubona imibereho y'umuntu ugendana n'Imana ku bwa Kristo watwiyeretse muri iyo myaka 3 n'igice twamubonyemo. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza.
rero imibereho ya Kristo mu mubiri ni igisobanuro cy'ukuntu umuntu ubanye n'Imana akwiriye kumera. Niyo mpamvu ari icyitegererezo cyacu. Atubwira ngo munyigireho ko ndi umugwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima. Pawulo akatubwira ngo tugere ikirenge mu cye nk'uko nawe yashyiraga mu cya Kristo, kugira ngo atwereke ko Kristo ari we model, ari we cyitegererezo cy'umuntu ubanye n'Imana. Ni ukuvuga ngo birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha, kuko iyo tugeze ikirenge mu cya Kristo, iyo tumeze nk'uko Kristo ari, yadusobanuriye neza ko biba bihagije. Niba dushaka kumenya umuntu uri kumwe n'Imana, dukwiriye kureba Kristo. Mu ncamake ni muri ubwo buryo nabivuga. Ikindi kintu cyatumye Kristo yambara umubiri kwari kugira ngo adusogongerere imibabaro yose, kugira ngo abone uko twambura bya bintu bituremerera, nk'uko nahoze mbivuga mu nzira ijya ku musaraba, mu nzira ijya i Karuvali, mu nzira ijya i Goligota. Intego za Kristo kwari kugira ngo adusogongerere, anyure mu bintu bisharira natwe tunyuramo, kugira ngo abone uko ahumuriza abari mu makuba yose, abahumurishije ihumure nawe yagaragaje mu makuba yanyuzemo. Ni ikintu cyumvikana. Mwuka wera nibwira ko arushaho gusobanura ku byo tuvuga. Rero indi ntego ya Kristo kwari kugira ngo ubwo tuzageragezwa natwe ubwacu, tuzamenye umwifato ukwiye umuntu uri kumwe n'Imana. Ni byinshi umuntu yavuga ku ntego za Kristo yambara umubiri, gusa binatwereka ko kuba yaranesheje natwe kunesha bishoboka, gutsinda umubiri bishoboka, kwihangana mu byo twageragejwe. Kuko Kristo, urumva Adamu wa mbere Adamu wa mbere yararemewe kubaho mu isi idafite ibibazo. Adamu wa mbere yaremewe kubaho mu isi idafite ibibazo, mu isi idafite inzara, mu isi idafite kurwaza, idafite gupfusha, idafite gusonza, idafite kwambara ubusa, idafite gukena, idafite amakuba y'uburyo bwose. Design ya Adamu wa mbere ikoze ku buryo abaho mu isi idafite icyaha, mu isi idafite ibibazo. Ngira ngo natwe mujya mubyiyumvamo cyangwa se mukabyibonaho uburyo dushaka kubaho mu isi idafite ibibazo. Iyo nyine ni nature yacu. Kuri Adamu wa mbere twese tuvuga twaremewe kuba mu isi idafite ibibazo. Ni gutyo Imana yari yaremye Adamu kuba mu isi idafite ibibazo. Kuzasanga ariyo nyota ugira kuruta izindi nyota zose zo mu buzima. Wifuza kubaho nta bibazo bihari, utarwaje, utapfushije, utashonje, utambaye ubusa, udafite. Ni gutyo byari byubatse. So rero Adamu wa kabiri Imana imurema, cyangwa se reka mbivuge ko imuremera mu nda ya Mariya, yari afite design, yari afite imiterere yo kubaho mu isi ifite amakuba, akagira amahoro mu makuba. Donc yararemewe mu buryo bubasha gucalenginga, guhangana, kwihanganira ibibazo byose yagombaga kunyuramo byo muri buno buzima, kugira ngo akunde acungure Adamu wahuye n'ibyo bibazo atari yiteze. Byatumye Imana irema undi Adamu. Imigambi y'Imana yabaye kure mu undi Adamu ubasha kwihanganira ibyo bibazo, kugira ngo abashe gucungura Adamu waremewe kutanyura muri ibyo bibazo. So rero ibyo bituma tuzabona ku cyaremwe gishaca, kuko iyo design mvuze, iyo miterere mvuze, imiterere yo kubaho mu mahoro uri mu makuba, amahoro yo mu mutima atabasha kunyeganyezwa n'ibibazo biriho inyuma, tuzabona ku cyaremwe gishaca. Ariko niyo miterere ya Kristo wacu waje gucungura Adamu. Niyo mpamvu rero ngira ngo nkwibutse ko iyo miterere yagombaga kugaragara kuri Yesu Kristo nyine yambaye umubiri, ayoborwa no kwizera nk'uko natwe tuyoborwa nako. Iyo miterere yagombaga kuboneka kuri Kristo nk'umuntu, atari Kristo nk'Imana. Uko gukiranuka kwagombaga kuboneka kuri Kristo nk'umuntu, nk'umugaragu, ndetse umugaragu w'imbata, ukumvira kukagaragazwa cyangwa se kugakomoka ku kwizera yiringiye Data wa twese, atari ibyo aterwa n'ubumana afite. Kuko iyo biba bityo, iyo aza kuba yambaye ubumana, iyo aza kuba yaramanukanye ubumana, ntabwo ari kujya akenera birya bihe byo kwiyiriza ubusa, byo gusenga, byo kugira gute. Ntabwo ari gukenera gusenga ari gukoresha ubumana ngo adakeneye gusenga, ariko byose yadepandaga kuri se, yishingikirizaga kuri se mu murimo we wose, agakenera kumenya byose atekereza kugira ngo abigenderemo. Guhamagarwa kwe kwabaye guhamagarwa kwacu, Imana imunyuza mu nzira y'umuntu kugira ngo atubere icyitegererezo cy'uko tuzabana n'Imana, cy'uko tuzagendana n'Imana niba twumvira nkawe.
tuze gucikwa n'agace kacu gakurikiraho. Uwiteka aguhe umugisha. Mu gace kacu gatambutse twavugaga ibya Yesu Kristo, umwana w'Imana wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri. Ariko ntabwo aribyo turi buze kuza gutindaho, ahubwo turihuta tunareba umurongo wa 2 twasomye aho ngaho mu Baroma, aho Bibiliya duhamiriza ko yerekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka. Ubushobozi nibwo bwerekanye ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka, kuko icyaha cya Adamu, hari ikintu navuze ngira ngo nongere ntisubiremo, dukwiriye kucyumva. Ntabwo igitambo gishobora kuba cyiza kuruta umutima w'ugitanga. Ntabwo igitambo gishobora kuba kiziranenge kandi nyamara ukagitanga ari mabi. Icyo mvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo birya bitambo byatambwaga mbere bitanzwe natwe amaboko yanduye, natwe babi, ntabwo byabashaga n'ubundi kutweza rwose. Niyo mpamvu byasabye ko amaboko meza ari yatanga igitambo kugira ngo dukunde tubone kwiyunga n'Imana, cyemerwa imbere y'Imana. So rero uwo Kristo watanzwe yaje mu buryo bubiri nk'uko nayo babwiye. Yaje ari umutambyi ariko aza ari n'umutware. Rero yagaragajwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana. nta ubushobozi bwa Kristo nibwo butugaragariza, butwereka uwo ari we by'ukuri n'icyari cyo kunyoko muntu yazimiye. Ntabwo yaje ari intumwa nk'uko bamwe babivuga, ntabwo yaje ari uko abantu bamugereranya mu buryo bwinshi cyangwa bamufata uko babyumva, ahubwo ubushobozi yagaragaje bwerekana ko ari umwana w'Imana mu buryo bwacu no mu buryo bw'umwuka. Ibyo byose byahamizwe n'uko yazutse. Nta wundi ndumva n'abandi bafataho ibyitegererezo numvise ivuga bakavuga bati natwe dufite uwacu, natwe dufite uduhuza n'Imana, natwe dufite udusabira, natwe dufite uwo twizera, natwe dufite uwo twemera. Ntabwo ibyo bitindaho. Icyo mpamiriza Kristo ko ari umwana w'Imana nuko byahamijwe no kuzuka. Kandi ibyo ngibyo bintu ibyiringiro, kandi bitanga ibyiringiro ku rubyaro rwa Adamu rwapfuye ruzize ibyaha ko ruzabanaho na Kristo. Imana y'ubuntu bwinshi nihimbazwe. Ibyo bitanga ibyiringiro ku rubyaro rwa Adamu rwaciriweho iteka ruzabanaho na Kristo. Urupfu rwamazwe n'imbaraga, nta butware rugifite ku mwana w'umuntu ku bwa Adamu wa kabiri witanze, kuko ubushobozi bwe bwatumye abasha no kunesha urupfu. Ubushobozi bwe bwatumye yishyura ikiguzi cy'ibyaha twakoze. Nk'umutambyi aba umuntu wo kuduhuza, aba igitambo, aba umutambyi adukiza rwa rubanza, ariko ubutware bwe bwatumye anadukiza ubutware bwose twatewe n'ingaruka y'icyaha, anadukiza ubutware bw'urupfu twisanzemo ku bw'icyaha n'igicumuro cya Adamu wa mbere. Imana nihimbazwe ku bwa Kristo, kuko nta wundi washoboraga kuducungura ngo atugeze kuri iyi point, ngo atugeze kuri uru rwego aho n'urupfu rutadufiteho ubutaka. Yesu Kristo niwe kiraro cyonyine, niwe muhuza wenyine uduhuza n'Imana. Kubera ubwo buntu bwinshi, izo mbabazi nyinshi, n'ubwo bushobozi bwinshi, kuko nyine mu mubiri yagaragaye nk'umunyantege nkeya, agaragara nk'icyitegererezo cy'umwana w'umuntu usanzwe, ariko kubw'umwuka wera cyangwa se mu bushobozi bw'Imana bigaragaza uwo ari we kubw'imirimo, kuko yavuze ngo nimutizera kubw'amagambo mvuga, umuntu abyemezwe n'imirimo nkora, kuko nigaragaza uwo ndi we, kuko nkora imirimo ya Data. Ariko ibyo byose biraza bihamywa no kuzuka kwe kwabayeho kugira ngo natwe adukize urupfu twagomba guterwa n'icyaha cya Adamu wa mbere. Imana mu ijuru nihimbazwe kuko yaducunguye, iducunguje imbaraga zikomeye, aho byari bikwiriye nyine ko ari Kristo ukwiriye kuza. N'umwana w'umuntu ntabwo yashoboraga gukora ibyo ngibyo ngo acungure abantu bagenzi be, ntabwo byashobokaga, ahubwo byasabye ko Imana ubwayo yikorera umurimo ngo idukize icyo cyago, yongere kudusubiza aho dukwiriye kuba. Izina ry'Uwiteka Imana yacu nirihimbazwe ku bwa Kristo wayo yaduhaye. Rero ibyo ntabwo byagarukiye aho ngaho, ahubwo noneho yateye indi ntambwe yo kuba arangije umurimo we. Noneho ashaka ko natwe tumukurikira,
natwe ibyo yakoze tubigiramo urutabi, kuko umusaraba wabaye uwe, urupfu rwabaye urwe. Ariko nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, inzoka yari icuzwe mu miringa, uko Mose yamanitse inzoka ku giti abayirebyeho bakaba bazima, niko natwe dusabwa kureba icyo Kristo yakoze tukizera, natwe tukabasha kuba bazima dukize ubusharire bwose twatewe n'ingaruka y'icyaha. Umwami Yesu nahimbazwe kubw'urukundo rwinshi no kubw'ubuntu bwinshi, kuko yadukoreye icyo tutari kwikorera. Yishyuye aho tutari kwishyura, yatunyujije aho tutari kwinyuza, yatuzaniye kwiyunga tutari kubasha kugeraho, kuko uburyo bwose twakoresheje kugira ngo dukunde twiyunge n'Imana bwarafayinze, nta kintu bwatugejejeho. N'uyu munsi isi iracyabigerageza, ndabwahamiriza, isi iracyabigerageza kugira ngo ibashe kwibeshaho, kuko isi ya none ntabwo ikeneye Imana. Igihe cy'ubuhanuzi cyo cyamaze gusohora, twamaze kugera mu gihe cya apostazi, aho isi idakeneye Imana. Isi irimo yakemura ibibazo byayo mu buryo bwayo, ikigira nkaho idakeneye Imana mu buzima bwayo. Ni uburenganzira bwabo, ariko ndabahamiriza ko ntaho izagera. Nubwo yabona ibisubizo by'ibibazo ifite, ariko ni ibisubizo bitera ibindi bibazo, kuko nta gisubizo kirambye ibasha kubona kitanyuze muri Kristo Yesu umwami wacu, aba tuzaniye kwiyunga n'Imana. Niba twemeza ko umuntu yaremwe n'Imana, ntabwo umuntu ashobora kubona amahoro, ntabwo umuntu ashobora guhirwa, ntabwo umuntu ashobora guhirwa igihe cyose atasubiye mu murongo w'uwamuremye. Igihe cyose adakora mu buryo yaremewe kugenderamo, ntabwo ashobora guhirwa. Kandi tumaze gutakaza umwimerere, mbisubiremo, twiyunze n'Imana, twagaruwe n'ubuntu Imana yatugiriye ku bwa Kristo imaze kumutanga. Rero ibyo byasohojwe mu gihe cyabyo kandi byahamijwe mu gihe cyabyo, natwe turabyizera kuko ari by'ukuri, kandi twabonye n'imirimo yabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Natwe twari dupfa tuzize ibicumuro, Kristo yiyunga, atwungisha n'Imana umusaraba we, amaze kuzanisha amahoro amaraso yaviriye ku musaraba w'i Golgotha. Rero ndaguhendahenda ku imbabazi z'Imana kugira ngo ntuzacikwe n'agace kacu gakurikiraho, aho tuzaba turimo turaganira ku muntu ageze ku musaraba, cyangwa se mu nzira y'umuntu ijya ku musaraba, kubera ko ibyo Kristo yakoze natwe ni ibyacu. Umwana w'umuntu wese ni ibye. Ntabwo Kristo ari uw'Abayuda, ahubwo ibyanditswe bihamya ko kuri Isaka cyangwa se muri Aburahamu, mu rubyaro Imana izamuha, arimo amahanga yose azahererwa umugisha. Yaje mu rubyaro rw'umubiri abanje gushaka intama za Isirayeli zazimiye, ariko Mesiya yarutaga cyane uko bamwumvaga, kuko bamutekerezaga nka Mesiya uzaza gucungura ubwoko bumwe bwa Isirayeli, akabukura mu buretwa bw'Abaroma bari babategetse mu gihe cyabo. Ariko nyamara Mesiya yarutaga cyane ibyo batekerezaga, kubera ko Mesiya yaraje kudukiza ingoyi twatewe n'icyaha uhereye kuri Adamu. Ntabwo yaje kudugobotora mu ngoyi y'abantu bagenzi bacu badutegetse, ntabwo ari cyo cyari kimuzanye, kuko ikibazo wabonaga dufite ntabwo ari ikibazo twaterwaga n'uko abantu badutegetse. Oya, ahubwo icyo twari dufite ni cyo twaterwaga n'uko turi mu ngoyi y'icyaha, turi imbata z'ibyaha, kandi ububata bw'ibyaha bukazana gucirwaho iteka n'urupfu. Icyo gikosoye ibintu byose birakosoka, kuko hatangira ubutware bw'amasezerano mashyashya. Umuntu yiyunze n'Imana, agendera mu murongo Imana yategetse, kabaho muri plan, mu mugambi wa kabiri w'Imana wo gucungura umwana w'umuntu. Iyo umuntu ari aho ngaho, aba ari ikindi kiremwa, nk'uko turi buze kuzabibona mu gice cyacu kizakurikiraho, kuko umugambi w'Imana ni mwiza kuri twebwe, uraryoshye kuri twebwe, no kwishimirwa, no gushima Imana ku bwa Kristo yaduhaye, kuko atugejeje aho tutakwigeza, akadushyitsa aho tutakwishyitsa, akatunyuza aho tutakwinyuza, agakemura ibibazo tutakemura, kugira ngo dukunde tubone umurage wo kubana n'Imana iteka n'iteka, tutagifite gucirwaho iteka n'umwanzi wacu aciriweho iteka. Kuko gupfa kwa Kristo kwagomba gukemura ikibazo cya Adamu, ariko kukanaciraho iteka umurezi wacu ari we Satani. Niyo mpamvu mwumvishe Kristo ajya kumanikwa yavuze ngo nanjye nimanikwa hagati y'isi n'ijuru, umutware w'abisi azabaciriweho iteka. Avuga ngo nzirereza amahanga yose
rero umutware w'abisi yaciriweho iteka kandi umwami Yesu yamwivuze hejuru kubw'umusaraba. Ntabwo ndi butinde muri ibyo ngibyo, ahubwo ndasoza kano gace kacu kabanza, dutegereze agace kazakurikiraho umwana w'umuntu ageze ku musaraba. Data twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye kutwitaho kandi ukatuyobora mu nzira y'ubutungane kubw'izina ryawe. Ndagwendahenda kugira ngo mwungeri mwiza, muyobozi udukunda, ukomeze kutwigisha, ukomeze kuduhugura, ukomeze kutuyobora, kandi uduhe databuja mwiza kumenya ibyo ushima n'ibyo ushaka ngo tubigenderemo ku bwawe mutware udukunda kandi utwitaho. Urakoze. Amen.